Ese burya koko nukuri ko guhara gapfura ari umuti? Reka tuganire ku bijyanye na gapfura, tumenye gapfura uko ifata n'ibitera ndetse n'ukuntu twayirinda. Ikiganiro cy'uno munsi rero cy'ubuzima turaganira kuri gapfura. Gapfura rero ubusanzwe ni indwara iterwa na bacteria yitwa streptococcus, ndetse iyi ndwara igakunda gufata ku dusoko turi inyuma mu kanwa, mu mihogo, kandi nanone ishobora no gufata mu nkanka hejuru. Iyi ndwara rero akenshi ibimenyetso byayo nuko itera umuriro ndetse igatera n'ububabare mu mihogo, ndetse igatera no kubyimba ku dusoko ari utwo tunyama turi mu muhogo inyuma yo mu kanwa. Kandi ntabwo ari byo gusa, iyi ndwara nanone itera gucika intege. Benshi rero kuko tubizi bazi ko iyi ndwara kwivura ari uguhara. Ibyo birazwi, benshi niko babigenza, ariko se kuyihara bigabanya bwa bubyimbe cyangwa se bigabanya cyangwa se bivanaho ya bacteria iba yayiteye? Iyi ndwara rero ikintu cya mbere abantu bagomba gusobanukirwa nuko iyi ndwara ikaze, cyane cyane iyo yabonetse mu bana batoya. Tuvuge abana b'imyaka 5 kuzamuka, irabakarira ndetse ikashobora kuba yabatera n'ikibazo cy'umutima ndetse n'impyiko iyo itavuwe. Ni byiza rero ko umwana wawe aramutse afite iyi ndwara, kuyihara ntabwo ari wo muti, kuko iyo wayihaze irongera ikagaruka, kuko ya bacteria ka gakoko ntabwo kaba kapfuye, karongera kakagenda kakazagaruka. Iyo umuntu urayirwaye inshuro zirenze 3 cyane cyane mu bana, icyo gihe itangira gutera ibibazo byinshi cyane, ingaruka ikagira ingaruka ku mutima ndetse ikagira n'ingaruka ku mpyiko, bityo umwana ubuzima bwe bugatangira bukamera nabi. No ku bantu bakuru iyo itavuwe igira ingaruka. Iyo ushaka kuyirinda kuko yandura, ni ukwirinda abantu bayirwaye, kwegera umuntu uyirwaye, uko ahumeka wa mwuka basohora, cyane cyane burya akunda no gusohora umwuka unuka, wa mwuka basohora utameze neza uba ufite iyi bacteria, bityo nawe uko uwinjiza uhumeka ushobora nawe kuyandura. Ni byiza rero ko wirinda umuntu uyirwaye, ndetse ukirinda kurya kunywa no kurya ibintu bikonje, kandi ukirinda kurya ibintu biryohereye, ndetse ukirinda n'ama-junk foods n'ibintu byose akenshi byakorewe mu nganda, kuko ibi bituma ubuhangare cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri, immune system, ijya hasi. Iyo igiye hasi rero biroroha ko indwara zose zikwataka. Biba byiza rero iyi ndwara iyo ugiye kwa muganga bakakuvura bakoresheje imiti kugira ngo bice kariya gakoko
kayiteye. Nibwo buryo bwonyine butuma iyi ndwara akenshi itagaruka. Ubundi buryo iyo byarenze hari igihe biba ngombwa turiya dusoko bakadukata cyangwa se bakatubaga, ariko hari igihe bitaba ngombwa, bikaba ngombwa ko bakuvura bakoresheje imiti yo kunywa cyangwa se inshinge, bityo bakicira bacteria maze indwara ukayikira. Iyo itavuwe ikavurwa nabi, itera ibibazo ku mutima ndetse itera n'ibibazo ku mpyiko. Akaba ariyo mpamvu biba byiza ko ivurwa, ikavurwa n'imiti yo kwa muganga cyangwa se n'abandi bantu basobanukiwe kuyivura, ariko guhara ntabwo ari wo muti. Kuko guhara kumena ibibyimba biba byabyimbye maze hagasohoka amaraso, ariko ntago byica bacteria iba yateye ino ndwara. Niyo mpamvu rero mpamya ko kuyihara atari wo muti kandi atari cyo gisubizo. Ariko iyo ugiye kwa muganga haguha ibinini cyangwa se inshinge, ziragufasha, bityo bigatuma iyo wavuwe neza iyi ndwara uyikira burundu ntizagaruke. Kandi niyo yagaruka igaruka hashize imyaka, bitewe yenda se nuko nanone immunity yawe yongeye ikajya hasi. Ni byiza rero ko twita kuri iyi ndwara tukayivuza hakiri kare, cyane cyane mu bana ndetse n'abantu bakuru, kuko ifite ingaruka mbi ku mutima ndetse no ku mpyiko, bikarangira habayemo gupfa. Ntabwo ari byiza rero ko tugira negligence, kandi hari uburyo twafashwa tukajya kwa muganga bakadufasha iyi ndwara igakira. Murakoze rero, ndi umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi. Reka nkomeze mbibutse gukanda ku kazogera, abamaze gukora subscribe, abatarabikora namwe mubikore, ndetse mukore share ndetse na like na comment. Mutwandikire mutubwire ibyo mukeneye kuganira. Naho ubutaha, murakoze.